Uyu munsi rero wakabya inzozi hamwe na Gisenyi komisiyoneri utura kuri kaburimbo mu mujyi wa Gisenyi muri ville cyangwa mu mujyi rwagati. Uyu munsi ushobora kuba utekereza ahantu watura kuri kaburimbo kandi haninjiza amafaranga bikakuyobera, ariko turahari ku bwanyu. Nkuzaniye shwadiru aka kanya ishobora guhita guhindurira ubuzima ku mafaranga ufite. Kuri miliyoni zawe 85 uraza tuguhe iki gipangu cyose. Turagerageza kubereka side zose, side zo hanze ndetse na side z'iki gipangu cyose. Iyi nzu mureba iyi twerekejeho amaboko, iyi nzu ifite ibyumba bibiri. Iyi nzu yonyine gusa yinjiza ibihumbi 400 by'amanyarwanda. Murumva tutaragera ku zindi nzu, murabona ko hari izindi nzu, indi miryango itatu. Hari uyu nuriya, iriya miryango yose, umuryango umwe winjiza ibihumbi 150, undi ukinjiza ibihumbi 50, undi ukinjiza ibihumbi 100. Murumva iyo investment kuntu iri hejuru cyane. Aha hinjiza 400, aha hinjiza ibihumbi bigera muri 300. Tutarashyiraho iriya nzu, tutarashyiramo ibirahuri, tutarayishyiramo. Ubwo nayo tuyisizeho wasanga uru rupangu wakwinjiza amafaranga agera mu bihumbi 800 by'amanyarwanda. Uratekereza aha hantu hahenze? Ntabwo hahenze kuri ayo mafaranga twababwiye. Ahantu kugira ngo muhamenye, murabona mu karere ka Rubavu dufite stade yitwa Umuganda. Ni hepfo na stade Umuganda muri metero 500 uhita ugera kuri iyi nzu, kuko ni kuri kaburimbo, haragendeka neza cyane. Iki kibanza gifite ubuso 570. Ntabwo dusoza tutaberetse side y'inyuma ndetse na side yo ku matoilette n'ahantu hari force. Karibu tujyane. Iyi ni imwe twababwiraga. Iyi nzu ifite icyumba na salo, douche na toilette, kandi buriya nayo ikozwe neza, irimo n'amakaro. Ntiyabura kwinjiza ibihumbi 150. Yes, murabona ko ari ahantu heza kuri kaburimbo. Kaburimbo nziza y'umujyi wa Gisenyi ihuza stade ndetse n'umujyi wa Gisenyi gukomeza ahitwa Byahi, Karukogo ndetse n'ahandi. Iyi parcelle ni nziza kuko ifite mezire zirenze mezire, ni hafi parcelle ebyiri. Murumva no opportunity ku muntu waba uje kugura aha hantu. Murabona kuri uyu mu agent ahantu hagaze niho parcelle irangirira, tuzamuka tukagera hari haruguru kuri etage, kuri urukuta rwa etage. Reka tubereke undi muhanda, andi mahirwe ari ku muntu wagura aha hantu. Ariko utekereza cyane, ahantu hinjiza ibihumbi 800 ku kwezi ukashora miliyoni 85. Murumva ko ari ibintu bidasanzwe cyane. Hinjiza ibihumbi 800 ku kwezi, none ukashora kuri miliyoni 85 ku kwezi. Tekereza cyane, ureke joke niba ushaka gushora ahantu nka. Reka tubereke side y'undi muhanda. Uramutse uguze aha hantu ushobora guhindura ama apartment, bamwe bakinjirira mu Rubavu, nawe nka boss ukajya winjirira kuri kaburimbo. Ibyo bintu bitekereze cyane, kuko waba ushoye neza mu buzima bwawe. Aha rero ni hamara igihe, kuko ubusanzwe iyo tugurisha ahantu nkaha ntabwo dukunda kwashyira kuri social media cyane, ariko wibaza impamvu tuhasizeho ni ukugira tuhatange vuba. 80 duhamagara kuri 078 300 8 7 5 5. Ibihe byiza, turabakunda cyane.